Umuvugo n'agasigisigi karifasha. Nari nicaye mu nzu muri salo ndi kumwe n'uwanyibarutse, numva avuga uko u Rwanda rwari rumeze, numva yivugisha avuga uko rwari rwiza, nuko nterura mubaza nti ko numva uvuga uko u Rwanda rwasaga neza, nkabona hanyuma y'ibyo umaze kuvuga witse umutima usa naho ufite agahinda, ubuho rumeze rute? Nuko aterura intera ashyira hejuru ati mwana wanjye ubara ijoro n'uwariraye kandi utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Sinari nzi ko umuntu yahinduka inyamaswa akarya bagenzi be, sinari nzi ko umuntu yaterura umuhoro akawumanika akawumanurira ku mutwe w'umuntu, ijosi ryo sinakubwira. Nari nzi ko abantu banywa amata cyangwa amazi, ariko nabonye aho abantu barya imibiri y'abantu ntibibuke ko bavaga inda imwe. Nari nzi ko Abanyarwanda bari buje ubumwe bashakana bakagabirana ibitaramo bakabirara inkera, ariko nabonye abarara inkera batarama batema bo bari bahuje ubumwe, bahuje izina riryo bene Kanyarwanda. Nk'uko baca umugani ngo nta kabura imvano, imvano yabaye ab'uruhu rwera aribyo by'ubu ngo ni abazungu. Ntibyabanejeje niko kuducamo amoko atatu, abatwa, abahutu n'abatutsi. Abatutsi aribo babaye igitutsi mu bandi bose. Ngo nibacocwe boshye urwiri, ko ari rwo bahinga bacukura ngo rushiremo, ngo nabo nibacocwe bashire. Imbarutso yabaye indege yahanutse, urwo ni rwo rwitwaza. Abatutsi bashirira ku icumu, yewe n'uwonka ntibagize impuhwe ngo n'uwo kubara inkuru ntakarokoke. Ubwo ibyobo batagamo inka zirwaye nibyo byasimbuwemo no kujugunyamo izo mfura zatubanjirije. Umuco badutozaga twicaye ku mice, niho baduciriye ibice ducika duhunga. Nubwo benshi baducitse twasigaye turi imfubyi, dutunga izindi mfubyi, tugataka dutabaza tukabura abadutabara, kandi baraduhozaga ku bituza no ku bibero batwonsa baduha amata, ukwezi kwa mata kutarahinduka amaraso. Nari nzi ko u Rwanda kera rwari rutatswe n'abantu ndetse n'ibintu, none rwatatswe n'inzibutso z'ibyitso n'amatongo atagira abayatongora. Ibyo kuvuga byo ni byinshi. Nabonye Nyabarongo irongora imirambo, mbona Akanyaru kanyarukana imirambo, ubwo amarira nyaruka nyarukira ku matama. Abandi imiborogo ari yose bataka bakakirwa n'abasanganiza ibisongo, imihoro, imbunda, ntiyibagije impinja zakubitwaga ku nkuta batwite basokwa n'imisonga. Abacuzi cyangwa abavuzi babagishaga ibisongo. Imbangukiragutabara byari ibikamyo bipakira amabuye, ibitaro byo byari imyobo. None dusigaye dusongwa n'imisonga y'abacu bazize kuba abantu. Ibimenyetso byo byari amazuru maremare, uburebure bwo sinakubwira, impabuzo zari bugufi. Abantu bogaga mu biyaga cyangwa se mu migezi itemba, ariko noneho muri Mata imigezi n'ibiyaga nibyo byaboganye. Nari nzi ko kera imihanda igizwe n'ibinyabiziga ndetse n'abantu, ariko muri Mata intumbi nizo zari imitako, kaburimbo yarimbishijwe n'imirambo. Mu nsengero barashengereraga, ivangura rije bashengererwa n'imihoro, imbunda n'amabombe ngo hatazagira uwivanga muri bakarokoka. Ese reka mbibarize mwebwe mwakoze mu nda z'Abanyarwanda, ko mwari mwakiyemeje, mwabujijwe n'iki kubatsemba bose? Ko mwari mufite ababashyigikiye nka wa mugani ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma? Mwakoze umuganda udasanzwe wo kurwanya isuri, mwarwanyije abatabarwanya. Aho gutema ibihuru mwatemye Abatutsi, aho gucukura imiferege itembamo ibiziba yacukuwe n'imivu y'amaraso y'Abatutsi, aho bahigwaga aho bari hose, haba mu nsengero, mu misozi, mu misarane, yewe ndetse no mu mahanga batashyeho ngo n'icyo cyitso kitazabara inkuru. Cyakora n'abo banyamahanga barahangana baharanira gusura u Rwanda ngo barebe ibyo rwabonye, kugira ngo bahakure isomo ryo guhashya abagizi ba nabi, ngo n'abejo batazagwirirwa n'ayo mahano.